Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Twongeye kubasuhuza nanone kandi tubahaye ikaze ku Buryo TV. Aho ufunguye iyi video uherereye hose uri uw'ingenzi cyane. Reka nanone twongere dushimire wowe wamaze gukora subscribe ku Buryo TV, wakomeje kutwereka ko bana natwe umunsi ku wundi. Nawe utarakora subscribe wibuke gukanda subscribe, wemeze no kuri ako kazogera ka notification kugira ngo ikiganiro cyose cyaprodinzwe ku Buryo TV nawe ujye ukibona mu ba mbere. Guys, uyu munsi tugarutse kuri mining ya P network. Nk'uko mubibona uyu munsi twinjiye muri P network. Anga murabona ko agashya kari muri P network nuko buri kwezi nk'ibisanzwe mining rate cyangwa se umuvuduko twa miningiragaho ugenda umanuka buri kwezi. Uko ukwezi gushize rate twakoreraho mining igenda isubira inyuma. Bivuze ko pi, agaciro ka pi kagenda kigaragaza, cyangwa se buri wese ufite amaso yo kubona hari byinshi yakabaye abonera ahangaha, aho rate wakoreragaho iba yamanutse cyane ikagera ku rwego rwo hasi. Guys, murabona ko niba umuntu ukoze account muri pi uyu munsi, umuntu mushya winjiye muri pi network, kuri balance ye uyu munsi ari kwakira 0.01 bya P network. Mu gihe wakoraga account cyangwa se wafungura account muri P network bagahita baguha PI imwe kuri balance, ugatangira mining ufite PI imwe kuri balance. Uyu munsi rero ntabwo ariko bimeze. Uyu munsi ku muntu mushya winjiye atangira ku mininga P network ahereye kuri 0.01 bya P nibyo bari bumuhe. Mwibuke ko iriya P wahabwaga ugifungura account niyo navuga bajyana igihe cyo gupasinga KYC. Wibuke neza ko iyo urimo upasinga KYC mbere yo kwapurayinga hari aho wemera ko ugomba gutanga PI imwe mu buryo bwa KYC. Ibaze rero niba uri kwinjira uyu munsi ukinjira kuri 0.01 bya PI, hari umunsi nanone uzasanga ibi byagabanyutse ari 0.000 kugira ngo ubashe kugira account muri Pi network. Guys, Pi network ikomeje kwerekana byinshi bigiye bitandukanye, ikomeje kwerekana imbaraga nyinshi zigiye zitandukanye ku mbuga zigiye zitandukanye, aho iri kwigaragaza mu buryo bwose bushoboka. We wamenye mining ya Pi network, komeza uyinambeho, hanyuma babandi banga gukora mining bubu baretse kuko igihe kizivugira. We komeza wibuke gukora mining yawe ku gihe, nta kindi uri kurebaho, nta kindi kikurangaje. Wibuke ya masaha yawe ukoreraho mining. Guys, hano reka tubyite P bank loan plan, nta yindi mpamvu tubyise gutya ko ari Pi bank loan plan. Ahangaha iyo ugeze mu bihugu byo hanze ya Afurika, mu migabane yo hanze y'Uburayi cyangwa se n'ahandi, usanga buri munsi bahora mu birori bidashira bya P network, bahora bigaragaza ku ma social media, bigaragaza mbese ku mbuga zigiye zitandukanye zose bari gucelebra P network. Kandi usanga bafite byinshi bagiye bakoreshamo, aho usanga bafite amarakosta meza cyane bagiye batakaza amafaranga, aho usanga bafite byinshi bagaragaje, aho bakoreye ibirori mwagiye mubibona mu mavideo yacu yagiye atambuka, aho bari kwiyakira bimeze neza. Hariya nta yindi mpamvu mu bihugu byo hanze, cyane cyane nk'Ubushinwa, amakuru aturukayo nuko banki zo mu Bushinwa zo zamaze kwemera neza uyu mushinga wa Pi network, aho abaturage bo mu Bushinwa bemerewe kuba bajya ku mabanki yaho runaka yamaze gukoraborana na P network, ahangaha bagafatayo inguzanyo, hanyuma iyo nguzanyo bakazayishyura igihe Pi imaze kuronshingwa. Tuvuge niba ufasheyo amafaranga angana na Pi 10 ukabisinyira mukagirana amasezerano, igihe Pi yamaze kuronshingwa ukazahita ufata za Pi 10 ukazibaha, kuko nabo baba baraguhaye amafaranga yabo ukayakoresha mbere y'igihe. Niyo mpamvu uzahora ubona hanze mu bihugu byo hanze, cyane cyane Ubushinwa, bari mu birori bidashira. Nkanga urabona ko n'ubundi ni ya ntero.
rơi xuống thì chỉ có nước mưa và cất chim, chứ làm gì có gì miễn phí. ngira ngo murabibona ko mu Bushinwa ho bamaze kugera ku rwego rwo hejuru rwo guserebura P-network. Ahangaha bazi agaciro kayo. Ikindi twavugaho ni ku bantu bakoze KYC. Murabizi ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu hatanzwe mass KYC, ariko abenshi bakoze KYC ntabwo yabaye approved, cyangwa se ntabwo iyi step ya 8 bari bakayikora, iri cyari mu ibara rya move. Ahangaha umuntu uba wasoje step zose yamaze gukora migration, pize zageze kuri balance, usanga ku step ya 8 naho biri mu ibara ry'icyatsi kibisi. Guys, bivuze ngo niba warakoze KYC iyi step ya 8 ikaba itarahinduka muri iri bara, ntabwo migration yawe iramara gukorwa cyangwa se iragerwa. Icyari kiriho cyangwa se ikigaragara nuko abakoze KYC bwa mbere, abagiye babona KYC mbere y'iriya mass KYC, wategerezaga iminsi 14 kugira ngo ugaruke ukore migration wohereze PI zawe kuri balance. Ariko uyu munsi wa none ntekereza ko abakoze KYC nyuma ya mass KYC ahangaha na n'uyu munsi baracyategereje, iriya minsi 14 yararangiye, ntabwo migration yabo yari bwagerwaho cyangwa se iraba. Bivuze ko kubera ubwinshi bw'abakoze KYC ahangaha biracyari step by step, ni ukugenda dutegereza ku bakoze KYC vuba aha. Ntabwo iyi step ya 8 irasozwa cyangwa se PI zanyu cyangwa zacu zari zakagera kuri available balance hariya muri Pi browser. Iyi step ya 8 rero ni ugutegereza. Amakuru nanone ariho nuko bashobora kuba batanze iminsi 30 ariyo yasimbuye ya minsi 14. Ubwo urumva ko mbere yari ibyumweru 2, ariko uyu munsi birimo gufata ibyumweru 4 bingana n'ukwezi. Ni ugutegereza ku bakoze KYC, hanyuma iyo minsi 30 nishira nibwo uzasanga step ya 8 yasojwe. Ikindi nanone ugomba gukora, waba ufite abo winjije, waba nawe ufite abakwinjije, mu gihe cyo kugira ngo twese dukomeze kubona KYC na n'uyu munsi ziracyatangwa, ugomba kuza hano muri mainnet checklist, ukaza hano hasi handitse notify team to KYC and migrate. Hano iyo uhakoze uba ugiye kwibutsa abantu bawe gukora KYC cyangwa se kubafasha uburyo bworoshye bwihuse bwo kuba babona KYC. Iyo ukoze hariya uhita ubona abari kuri security sako yawe, abo watumiye, abangaba amazina yabo bose ubu yabona, aho wagenda ukangura cyangwa se usa n'uwohereza akanotification kuri buri umwe wese akaba yabona KYC mu gihe atayibonye. Waba ufite abo watumiye, ibi wabikora, waba waratumiwe nawe wabikora, ukibutsa cyangwa se ugakangura KYC y'uwagutumiye. Ibi byose birashoboka, ibi kandi ukabikora inshuro nyinshi kugira ngo iyo KYC abashe kuyibona niba atarayibona. Guys, ibi ngibi ni uburyo bwo gufashanya. Niba ufite abo winjije, urabizi ko ibi ngibi byo hari aho bakwereka ko PI zawe zizajya kuri available balance bose bapasinze KYC. Ibyo byigeze bibaho na n'uyu munsi kandi biracyarimo. Niyo mpamvu ugomba kugaruka inyuma ukajya usa nuba invita cyangwa se nubaha ka notification, nka kumwe twatangaga notification ku muntu udakora mining ikamugeraho. Guys, murabona ko nanone mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze y'umugabane wa Afurika, henshi bo bamaze kumenya agaciro ka P-network. Nkanga murabona ni kuri station cyangwa se aho ibinyabiziga bifatira amavuta, murabona ko P tayari yamaze kuhagera. Abangaba bemera kuba barajya bakira P mu buryo bwo kwishyurwa, mu buryo bw'ubucuruzi bwabo. Iyi station irajya yemera kwishyurwa muri PI mu gihe umuntu aje nko gufata igitoro, reka bari ko mbyita, cyangwa se aje kunywesha ikinyabiziga cye. Murabona ko ibihugu byo hanze bizi agaciro PI ifite nubwo itararonshinga,
ariko bo bamaze kumenya agaciro kayo. Guys, ukibona uyu mugabo rero, uyu ni Dr. Nikora, akaba ari we CEO wa P Network. Ahangaha ntabwo bigukuriyeho kuba wakora icyo wari usanzwe ukora ngo nuko wamenye P Network. Bigaragara ko n'uyu mugabo nubwo ari we nyiri P Network na n'ubu aracyari umwarimu muri kaminuza ya Stanford iherereye mu gihugu cya Amerika. Guys, nibyo twari tubafite uyu munsi. Reka twongere dusabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakora subscribe, like, share na comment, nabyo aba ari ingenzi, aba ari uburyo bwo gushyigikira channel yacu ya Buryo TV, ndetse ugakora na share cyane kugira ngo iyi video ibashe kugera kuri buri umwe wese, ajya amenya update zihari, ajya amenya amakuru agiye atandukanye. Natwe dusenge cyangwa se dukomeze dufate iry'iburyo, igihe nikigera bizaba byiza cyane.